Fandi mbabarira gatoya ukomeze urugendo nanjye ndi muri siporo ariko se ni musasi ibitenge nze dusase inzobe dusesengure cyangwa se duseke ibisekeje. Uyu Joe Biden avuga ko ari ikibuye cyihishe mu rukuta rw'igihugu cya Uganda ariko Muhozi we akaba atari kabibona. Ntago mbyemera neza, njyewe nibiye munsi y'inyanja mpura n'igikeri gihetse inkuru za John Muhozi zivuga ko ryaba ari iherezo cyangwa se ko aba ari ubwishongore kuri se cyangwa se ku gihugu cya Amerika. Ni inkuru yafashe wino n'ikaramu arandika avuga ko agomba kuyishyuza miliyari zirenga 100 iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo kitaramusubiza ariko ngo kimubikiye ibanga. Reka nivugira inkuru z'uko Isiraheli ruciye ikarumira nyuma yo kwivugana abaturage bagera ku 10 ba Libani yo yavuze ko uyu nguyu ari umunsi w'ibyishimo. Ariko reka ndeke gatoya, reka manze mbabwire kwizi nkuru ko Minisitiri w'Ingabo ndetse akaba na Minisitiri w'Ubutabera hariya muri DRC asumbirijwe n'abacamanza bamwe bagiye batandukanye. Ibi ngibi ngo bibaye nyuma y'uko uyu Minisitiri w'Ubutabera avugishije ukuri ku kibazo cya Komanda General Alpha uherutse kwitaba Imana. Ibi ntago nabikiriza ahangaha huko, reka mbabwire uburyo ki M23 kugeza ubu ngubu abantu bagera kuri 35 njyewe ibi ngibi ntago mbirimo. Reka mbabwire ko wowe utarakanda subscribe yikore mu bambere kugira ngo buri gihe cyose dushire inkuru cyangwa se ikiganiro uzajya ubasha kukibona 5 kuri 5 tubashe kubana ndetse mu makuru n'ibiganiro tugenda tunyuza hano kuri Ukuri News TV. Njyewe amazina yanjye nitwa Sindi Nkabo Fred. Rero nyemerera untize umwanya wawe mutoya tubashe kuramburira hamwe izi breaking news zose tubashe kuzibasesengurira, dore ko ari icyo kiba cyatuzanye kugira ngo amakuru yose arimo cyara ku bindi binyamakuru, dore ko tuyakugezaho mu bambere. Ahangaha niho honyine wasanga amakuru yizewe, ya makuru y'ubutasi mu bya politike, diplomasi ndetse na showbiz, ahantu hose hagiye hatandukanye. Rero ntize umwanya wawe mutoya tubashe kurebera hamwe izi ngingo zose zikubiye muri aya makuru hamwe n'andi yose muri aka kanya. Ni nyuma y'uko umwuka mubi hagati y'igihugu cya Uganda ndetse n'igihugu cya Leta ya Kongo ukomeje kugenda ututumba, ariko muri iki gihugu cya Leta ya Uganda namusanga harimo ingwara yamaze kukimunga, dore ko John Muhozi yamaze kwigarika se ndetse akabasha kugenda amushinja ibyaha bigiye bitandukanye. Ubu ngubu inkuru ivugwa biravugwa ko John Muhozi yamaze kuba yakishyuza Leta ya Amerika miliyari zirenga 100 ngizi ngigomba kuzishyura mu basirikari Uganda yagiye yohereza ahantu hagiye hatandukanye. Ngibi ngibi Leta ya Amerika nitabikora igomba kumutumira vuba na bwangu ndetse ikabasha kuba yamuhereza ibisobanuro bigiye bitandukanye kuri iyi ngingo, cyangwa se bakaba bamutumira akaba yabasha kugera kwizi ngabo za Leta ya Amerika akabasha kuba yazihereza amabwiriza agiye atandukanye. Ibi ngibi rero birafatwa nk'ubwishongozi cyangwa se ngo kwishira hejuru, dore ko mu minsi ishize ariho yavuze ko ishaka inaremu riri ku ntebe ya Leta ya kiriya gihugu cya Uganda anari ryo se ayoboye nka Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Iri shaka yavuze ko rihishira abantu bagiye batandukanye ndetse ko ribagarira ku byatsi cyangwa se rihingira ku byatsi, ari nako rigenda rihisha abanyapolitike rikagaragaza abantu badafite icyo bavuze ndetse rikagenda rifunga abafite akamaro, ari nako yari arimo gutabariza generali. Kugeza ubu ngubu rero iri shaka inaremu ryatangiye kwijundika uyu mugabo nk'uko ari n'umugaba mukuru w'ingabo, ryatangiye kuba ryagenda rimwijundika mu buryo butandukanye, aho bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye ndetse n'abadepite batangiye kuvuga ko uyu John Muhozi atagakwiye kuba yahabwa iri peti rya generali, dore ko iri peti rya generali yarihawe mu minsi ishize na se umubyara akaba ari perezida wa kiriya gihugu. Kugeza ubu ngubu uyu John Muhozi Kainerugaba akaba arimo gutangira gukora ibikorwa bigiye bitandukanye ndetse ukabona ko inzira ye atari ukwihuza na se habe na gatoya, dore ko ibyo agenda atangaza ndetse anakora usanga arimo kugenda anyomoza ibyo se yakoze, dore ko hari n'abaminisitiri bamwe na bamwe yatangiye kuvuga ko agomba kuba yababuranisha cyangwa se kuba yabashora mu rubanza. Kandi aba baminisitiri bivugwa ko ari inshuti zikomeye za Yoweri Kaguta Museveni. Kugeza ubu ngubu uyu Yoweri Kaguta
Kaguta Museveni akaba ari inshuti zaba ngaba nawe atakifuza kuba bakinjira mu rubanza, dore ko bagiye bafatanya mu buriganya bugiye butandukanye ndetse na ruswa ivuza ubuhuha muri kiriya gihugu, nk'uko bitangazwa n'uyu Jeno Muhozi avuga ko uyu se afatanya n'aba baminisitiri kugira ngo bakomeze kumunga kiriya gihugu, ndetse ko ese ari we ushigikira aba bakomeza kujya ruswa ndetse bagakomeza mu myanya yabo, ari nako we agenda avuga ko agomba kuba yabakubura akaba bose yabashyira mu gatebo k'imyanda, hakajyaho abayobozi bashoboye ndetse bafite ubushobozi bugiye butandukanye. Reka rero uyu Jeno Muhozi tubirekera ahangaha, uko tuvuge ko kugeza ubu ngubu Isiraheli yamashe kuba yakora ibintu bigiye bitandukanye. Kugeza kuri ubu ngubu Isiraheli birabarugwa ko mu gitero cyayo cyahitanye abantu bagera ku 10. Ubu ngubu ibi ngibi rero bibaye nyuma y'uko Libani nayo yatangaje ko yamashe kuba yahitana abandi bantu hariya mu gihugu cya Isiraheli. Ibi ngibi Libani kugeza ubu nta makuru irabitangazaho, aho yavuze ko yo kugeza ubu ngubu ikifashe itaratangaza umubare wa nyawo w'aba bantu bamaze kuba bahitanwa n'iki gitero cyo muri Libani, ndetse kugeza ubu ngubu Isiraheli yo ikaba yabashe kuba yakitegura ikindi gitero cyaba cyaturuka muri Libani, cyangwa se ibindi bitero bigiye bitandukanye, cyangwa se ibisasu bigiye bitandukanye. Kugeza ubu ngubu rero reka tukubwire ko Minisitiri ubutabera hariya mu gihugu cya DRC Congo, cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, asumbirijwe n'abacamanza bagiye batandukanye bavuga ko we bagomba kuba bamucisha umutwe, dore ko hariya mwakira gihugu bashyizeho itegeko kuba wagambanira igihugu cyangwa se kuba wagaragara ufatanya n'umutwe wa M23 ugomba kuba wacibwa igihanga cyangwa se ukamanikwa ku karubanda. Nubwo iri tegeko cyangwa se iri teka ryasinyweho n'abaminisitiri hafi 90%, ariko ibihugu bigiye bitandukanye ndetse n'imiryango itegamira kuri leta yagiye irirwanya mu buryo butandukanye, inavuga ko ibi ngibi haba ari ihohotera, ndetse ko igihano cyo kumanikwa cyangwa se kubambwa ari nacyo cyo gucibwa umutwe ku karubanda kitagakwiye gushirwa mu bikorwa na leta ya Congo, ndetse ko Felix Antoine Tshisekedi agakwiye kuba yahise agira icyo akora mu bwangu yo kuba yavugurura iki gihano cy'urupfu. Reka tukubwire ko rero M23 nyuma y'uko abakongomani bavuze ko bashigikiye M23, reka duhere ku iyi nkuru ivuga ko kugeza ubu ngubu ishaka ry'imitwe rishaka rihuje imitwe yose kugeza ubu ngubu ry'aba Wazalendo, harimo Mai Mai, Nyatura, FDLR, Rudurunana ndetse n'izindi mitwe zigiye zitandukanye zibumbiye mu tsinda rya Wazalendo, ndetse ingabo za kiriya gihugu cya leta ya Congo FARDC, abacancuro b'abazungu SADC, ONU ndetse n'ibindi bihugu byohereza y'ingabo rwihishwa. Ubwo ndavuga hariya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ndetse utibagiwe n'ibindi bihugu biri muri SADC byose nk'uko byakabaye, ingabo, ibifaru ndetse n'imbunda ziremereye, amabombe, rocket, amagrenade ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ku munsi wo kuwa kane anariho byamanutse hariya Igoma, ndetse babasha kuba bamanurayo indege za Square ndetse n'izindi ndege kabuhariwe zigiye zitandukanye, babasha kuba bazimanura hariya ku kibuga cy'indege cya Goma, ndetse babasha kuba bakirakwira umugi. Kugeza ubu ngubu amasasu ndetse n'imyotsi zikabije imiriro hamwe na hamwe n'induru z'amasasu, indirimbo zirimo kurepetwa n'iminwa z'imbunda za M23, ndetse amakorari y'amasasu ndetse n'ibitori arimo kugenda aririmbira hariya ku misozi ya Kiroci. Anariko tukubwira ko amatsinda ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, amatsinda ya hariya muri Congo ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta yo yavuze ko ibi ngibi byagakwiye guhita bihagarara burundu, dore ko kugeza ubu ngubu izi ndirimbo zirimo kurepetwa n'imitutu cyangwa se iminwa y'imbunda za M23 bavuze ko zigomba gusiga zikoza akazi. Anari nako ku munsi w'ejo M23 yabashe kuba yakivugana abagera kuri 37. Abangaba harimo abasirikari bagiye
batandukanye, haba abayibumbiye mu uwo mutwe wa Zarendo cyangwa se abari mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Kugeza ubu ngubu harabarurwa 37, ariko imibare ntiratangazwa neza, aho kugeza ubu ngubu habarurwa abangaba. Rero imirwano yo iracakomeje, ni nyuma gatoya aho izi ngabo zabashije kuba zagera mu mujyi wa Goma, ndetse zikabasha kuba zakigarura uduce tugiye dutandukanye, nk'uko mu ntego yazo kwari ukuza kuba zagarura ng'amahoro aho M23 yafashe, ndetse ngo bakabasha kuba bakigarurira uduce M23 yafashe. Iyi FC rero Frever Congo yamaze kuba yakiyubaka mu buryo bugiye butandukanye, nk'uko byatangajwe n'umukuru wayo Sultani Makenga. Uyu Generali Sultani Makenga rero akaba ariwe ukuriye M23, dore ko yagiye atangaza ko kugeza ubu ngubu batangiye ari abasirikari bagera kuri 800, ariko ubu ngubu akaba afite brigade ya zirenga 10. Kugeza ubu ngubu amakuru aturuka hariya Igoma, nusibye amakuru y'imiborogo n'agahinda, ariko natwe turacacengera tubacengurira ibifite akamaro, ari nako tugenda tubakuriramo inkuru za nyazo. Reka tubabwire ko kugeza ubu ngubu iyi M23 yabashije kuba yakirwanaho bikabije binakomeye, ari nako yagiye itsinda izi ngabo zose zibumbiye hamwe. Rero natwe nicyo rero mpamvu tugomba kubatarira amakuru y'ingirakamaro. Reka mbabwire ngo andi makuru yo ni mukanya. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe nyabuneka, ndetse ugakora na share, ugasiga igitekerezo cyawe hepfo muri comment, kugira ngo buri gihe cyose dusohoye inkuru cyangwa se ikiganiro uzajya ubasha kukibona 5 kuri 5.